ejo bundi waramakaniye ibiki bakubeshyera bande ibiki Marita amaze kunshushura agira yuko nagarijya baranyisha ejo ntabwo mpaka ntabwo nakubashije kwamakanira kimeze nk'abandi nanjye nani ko tudushyimbo dore ko bamwe ahubwo gira vuba harakeye n'ibike kananyeri ibingibi vuba asanga nabitetse ntabwo ndi busubire mu murima ira ntabwo wasohoka amakanya umva igice cy'umugani mu sitito njye kumva Marita amaze kumbwira arambwiye ngo ufata ku ngufu ngo nta wundi abicaho ngo nigewe ngo nigewe ubitara ngo nigewe ubicaho ukabisena nabi waba ufite akaga ibirayi ubisene hakuruka ujye gushaka icyuma ufate n'isafuriya useneremo njyewe ndagiye nagiraga ngo nsiga nkweretse ibyo uri gukora ako papa mukaye ubu ibi ni ibishyimbo buzanye ibi ni ibishyimbo umuntu w'umugabo asarura kuva mu gitondo kugeza saa sita ariko nawe ndabona ugiye kuzigira imbwa ibishyimbo nk'iby'umwana ra ni nk'umugabo ngaho ngwino dutonore harya ngo ni uko Mukahirwa yagiye ibi bishyimbo byatumara ibiki haguruka uze dutonore kanzana agasambi nicara dutonore urabona hadakeye ibishyimbo bibiri koko wowe bicara tunura nyine harakeye dore saa saba zirageze ubwo wowe sarura udushyimbo tubiri sana udutonore dukeya ibi ni bike pe se koko twakabaye ngo nuko turi bakeya Mukahirwa ntawe uhari murabona ibi bintu byatumarira iki sibi twabiteka saa sita na nimugoroba ese turabimara kumana ese ubwo ntabwo uzi uko urya ntabyo uzi ibishyimbo nibiba bike bajya kuzana ibindi tonora vuba nibiba bike urajya kuzana ibindi ariko ubundi uvuga iki uvuga iki ko nibiba bikiri ujye kuzana ibindi ahubwo tonora vuba harakeye kuva mu gitondo uri mu dushyimbo tubiri tutanagaragara wowe gusa ceceka ahubwo ndimo ndumva amagambo ugomba kuyagabanya ugakora vuba ubundi ubona ibi bintu nari bubishobore njyenyine utamfashije tunura vuba amagambo ahubwo yagabanya uri
kuvuga iki se? Ariko ubundi papa Mukaye uba wumva umeze neza nta kibazo? Umeze neza nta kibazo? Nta kibazo. Ubwo rero nyine ibi bishyimbo ugiye kubitonora ubirangize, nurangiza urabiteka. Reka abagabo ngo ntacyo muzakora, umva ugiye kujya ukora ibintu ahubwo bigutangaze, abagabo bose bakurebera ahubwo bagutangira ubuhamya ko usigaye ukora utakimeze nk'abandi. Nanjye nandika utu dushyimbo dore tumva neza. Ahubwo gira vuba harakeye. Ni bike kanuri biri vuba asanga nabitetse ntabwo ndi gusubira mu murima. Rero imvura imeze nabi rero kandi tugikoma twitwikira. N'umunyu udahumura. Imana ishimwe. Amazina nizwe na mama ni Hirwa Rugaba. Navukanye umugabo bwo kutabona. Data yantanye na mama ngo ntiyakuba ku rugo rubyara abana batabona. Ariko ndiho kandi ndakora cyane ngo nzaba umugabo mama yifuza. Uko byaje hirya iyo nino baranzi ko ndakiziritse. Mugongo nawe uranyishe n'ibishyimbo nabyo ntabwo birimo, mbese byanjye hano byanyobeye nayobeye ibyo ari byo. Urugo rwanjye nyine ikerayo ubuse nta nkwi ziri aha muri iki gikombe turatekesha ikizi. Yewe ndabona ari ukubwirirwa narazibuze. Ibishyimbo nabyo biri aha ni uguhumbahumba nta birimo, byarapfuye amagara. Mwiriwe Makuru neza. Muraho bana ba. Aramutse. Muraho. Yego. Aya makuru. Ni meza. Reba ko gatebe mwana wa. Reba gatebe wicare kure. Muraho iwanyu. turaho. Taraho bagashyiraho ngaho. Aha niho haterereye. Mukakige. Karame. Mahoro ari he? Sha mahoro aba yazerereye yirirwa yiruka mu misozi. Ariko uraho mwana nawe. Mama ngaba numva buri gihe turakubitana imitego. Nanjye mba ngenda gutyo ko najya nicara hamwe. Ariko nyine ubwo ntabwo. Abana b'iki gihe ugira ngo bicara mu rugo barahikoza. Ubu yakabaye yamfasha gutonora utudushyimbo tukareba ko twabona icyo dushyira ku ziko. Nagucanira mu ziko. Inkwi nazo zabuze ariko ntacyo uramutuma utuntu twose akakwegereza. Iyo ahari ntabwo ari kimwe no gutahaba akirirwa yiruka mu misozi. Ese Mukakige. Karame. None se. Amakuru kashani ntago aragaruka. Sharekerayo umwana wanjye.
shani naramubuze heruka azajya gukora i Kigali nabyo ntinabyarakunze ntabyo nzi naba yaragiye yagiye imperuka ajya kwa nyirasenge naje iwanyu ngo ntire nyoko telefone muhamagare ndebe uko bimeze ariko telefone nayo yanze kuyitaba kandi ejo bundi azaba ari ikibina n'aba bazafunga mbese abagore bazanyica sinabona icyo nzishyura ntabwo byoroshye iby'iwanjye pe naho nahingaga nabo baranyambuye none se mama we karame hari ibintu nkumva ese shani yaba yaragize ikibazo se ntitubimenye kuko nanjye iminsi yangaka ari kujya i Kigali yarageze ariko ubwo bataraza ikibazo gikomeye wenda turetse n'ibyo byo kuvuga ngo ni ikibina yaba yararwariye yesi nyirasenge se nta kintu atangaza wasanga abana aho bageze nka nyirasenge bagerayo nyirasenge kandi murera utu cyane ko shana ari inshuti ya nyirasenge cyane rwose mutagira aho ugume kandi wibuke gufata akayo ugacisha muri salo nanjye ngiye kureba Mukakigeli tube tuganira siko nayo nibagiwe papa Mukayi genda unzanira agatebe nkubwire ibyo uri bukore gira vuba ese wambaye ibirenge ntiwagenda tebuka n'agatebe inshingano nyine nanjye ubu rero ikintu ugiye gukora icara ahubwo hariya nkubwire ikintu ugiye gukora nigendere mugiye kugusigira kamusanire ibirayi usende kandi ugire vuba reka undorere mwana wa ntabyo namenya ibya shani yaramutegereje ntawe mbona yaba yararwaye nta telefone ngira nagiye gutira mama wawe yanga kutwitaba nyirasenge ntago yatwitabye ubwo rero rwose ibya shani ntabyo nzi mu by'ukuri nkubwije ukuri ayoboye yuko iminsi yo kuba yaragiye i Kigali mu kazi yageze none se ubwo kaza zakabura icyo si cyo kibazo nakaza ashobora kukabura ubundi se ngo yari yakwemerera amafaranga y'ikibina yari yanyemereye kumpa amafaranga y'ikibina abagore rwose ntibantere hejuru kuko bimeze nabi mu kibina iyo utayabonye dore ubushize nagarukiye kuri kombo mbese ubu biranyobeye kandi mbese ndatitira ubwoba mfite sinzi ko nzabyifatamo ubu byaranyobeye twari tuje kukureba rero tumenye amakuru ya mushuti wacu ntabwo twayaherukaga ubwo tuzategereza turebe ko azaza wa mugani w'akarera n'akazi ashobora kukabura abyita imikino ariko ntitunabivuge gutyo wasanga wenda yaranarwaye ni ukwihangana kandi ukomere buriya Imana iba ifite ukuntu izabipanga ibyo by'ikibina yewe mwana wa ndakomeye nta kundi nzabigenza ndihanganye nyine nagira ntese ubuze uko agira agwa neza Imana buriya yari yabikoze ihashana akazi buriya yari yabikoze n'ibindi zabikora ubwo byo by'ikibina Imana tuzareba ikizakora ahubwo twebwe reka tugende murakoze bana murakoze
murakoze ko mumpumurije mukaba munkomeje ariko naho ubundi ntabwo bimeze neza ibyo kwa Mukakigeri pe. ni ukwihangana nyine muri iyi si nuko biba bimeze. Mukakigeri Karame sawa usigara amahoro. ubwo ikibina Imana nukubitura Imana kandi ntukihebe ntugire ikibazo nubwo uyu munsi bigoye shana ariko buri Imana batangiye kubikemura iyo yamuhaye akazi nuko wenda atari kuza ngajyeyo ariko nibyo tuzareba icyo Imana izakora kandi ukomere twe turagiye. murakoze cyane mu batashye. Sigara amahoro. Mukakigeri sigara amahoro. Yego murakoze bana banjye. Sawa ugira amahoro. Shani niyaza nzamubwira ko mwansuye. Ibirayi urabisena ubiteke bya bindi uzerera bigashirira ukabisena nabi uraba ufite akaga. Ibirayi ubisene hakuruka ujya gushaka icyuma ufate n'isafuriya useneremo. Njyewe ndagiye nagiraga ngo nsiga nkweretse ibyo uri gukora. Akandaza akunda guteka se ndabiryo. Si ibyo kurya byo mu rugo se byo kurya ndabiryo. Ndi gushaka icyumba usanga bihiye nakuye hiryanjye. Kevin Anete nje kureba ufite cyane meze neza ubibona uri wenyine cyose ntabwo uzi byambaye ariko siko nakumbuye wenyine hano na ninyemba nirwa nigaragura hangana nta mukiriya ntaki ndatomboye ndatomboye cyumba abantu bari mu bungubu bo. Anete garukira aho ngaho. Anete garukira wa mukobwa atagira umuntu gusangamo aho ngaho. Garuki Anete wambaye uri kuvuma aho ngaho. Babari arasubo nk'ubu mama Kevin yinjiyemo hanga. Ntabwo uzi ko ari ku kabari hano. Ako mukanya mbwiye ngo iki ngo meze neza ngo yabaye keza. Uhagize umuntu uza akaza nko kugurikira. Ngomba kugukorera surprise. Oya Anete. Ahubwo kanze nkwereke sha. Nkwereke ibintu ngukorera. Oya Anete. Ntabwo uzi ko ngiye kugukorera ibintu. Kandi uzankorera ishyano. Uzatuma bamfunga ubure byose. Usagize umuntu uza kugura ikintu hano agasanga hararangaye akaza mu cyumba. Turagira vuba. Turakuyemo n'imyenda ariko sumura Anete. Aka nakambye kugukorera. Oya. Siko nta sabuni hari. Njye kugukorera. Subiza amadorari arafunguye. Subiza Mariko. Ceceka mwereke njye kugukorera ndasubiza mu kubera iki. Ahubwo nawe iki. Ambara katugire ambara vuba vuba. Ariko uranasa neza ariko. Ose ameze neza ariko nakuko nzajya nguhamagara Anete hano ni ku kabari. Oya wari utangiye gutya. Ngaho ndebure. Hano ni ku kabari. Ndebure none ndebe ko reba ariko. Koko. Ngaho nawe rero urabona neza. Sanze ku kabari koko. Ntabwo kumbuye. Igihe nahereye nkuvuga ko nawe ngukumbuye nta nubwo babyumvise. Ahubwo tugire vuba hatagira n'umuntu usa.
Aneti. Aneti. Papa Kevin. Papa Kevin. Ndahari. Se nawe mama Kevin. Se igira ngo Bora ry'abakiriya mama Kevin njya hano igira ngo byatera n'umuntu bitotsi. Kuje none hase. Ntabwo byoroshye. Mama Kevin. Kuje saya masaha. Ako se ko hano mbona nta n'abakiriya ufite harya. Ese mpora mbikubwira ko nza hano nkirwa mbari inyoni ngataha uko naje ukagira ngo mba mubeshya. Kugira ngo ni ibindi mba nko nkora ibintu byose igihe nturujya kurangura nkubona ko bigira ahangaha byose ngo ucuruza nta kimwe. Kuje hano amasaha se. Hari ndimo kumesa nyine agasabune kanshorera hano arenje. Nta no gutuma umwana ariko wowe uhita utimira. Oya numvaga nabo ndimo gutinda bise mvuga ngo reka nsimbuke. Akira. Hakoze kurimo kugira vuba onde umpereza vuba ariko mpaye nyinshi. Sanga urugo ariko batongera kuducucura. Wima nyinshi. Ntacyo jyana. Nimwe nashakaga akera. Ntacyo uzongera utuma umwana. Bagira ngo bazongera baducucure uturugo wagatumye umwana nta bana bari hariya. Umva rero kwa Kevin. Bagiye nyine ariko nagenda nagira gute abakiriya baza batazi. Umenye ko amafaranga y'ikibiri kwakunda. Umva uyashake. Sanga urugo. Hari icyo utabona hano. Sanga urugo. Kugenda ko ndagiye ariko ubimenye neza umenye ko bikiri ku mutwe wawe nta. Ndabizi. Nta kindi gisubizo gihari. Nyaruko udasanga n'utwo wasigaye badutwara. Wagiye se? Genda nyaruka yewe udasanga ariko natwa tundi. Rega ntukajye wirwa uza. Ujye utuma umwana nzajya mbimuhaye. Nyaruka. Hirwa. Amakuru yawe Hirwa. Meza. Raho. Uraho? Raho neza. Aha naheze. Ahubwo ngiye kuri butike kureba Papa Kevin ariyo. Mvuyeyo mu kanya kureba agasabune ariyo. Okay. Ubutumwa bwawe mama yarambwiye. Ariko turacyahareba ariko si iminsi ntago biba byoroshye inka. Ariko ubwo tuzakomeza tugerageze reka murebe. Ngaho murebe natwe turacyashakisha. Turacyarimo gushakisha ngo turebe. Jene neza turiyo. Atayi. Bye. Papa Kevin. Mbesa ni hiti. Ani. Narababwiye ariko. Ba tunchimbuka oje. Ntangire abakiriya mu muryango. Ariko se. Icyo ni ikimwana. Ariko byonyine abantu bamaze gukora amaba umuntu ntabumva akagira ese papa ariko bihirwa nawe uratangiye se ubaye akaba musaza ojya wige impaka ariko ibyo ngibyo ubu se noneho uretse papa Kevin ubu mama Kevin mwe nawe ngende okay kagende mbimubwira oya hirwa abantu bo rusisiro mwabaye muri wese reka nkoze ikibazo papa Kevin rero ndi sinakwaye amasuka yawe kwaye yaguhejeje hari amafaranga nakwatse sinakuye amafaranga amasuka nari yaragwatiriye papa Kevin sibyo koko kamaze ikibazo
niba ukora amabi ntiwabayoberwa ariko se mvake ubuzageza koko kana ngakarirwa birabibaho ariko nako naye ntaguze rero umaze kumubona umugabo yiko ntamaze kumubona umugabo bya bintu bibaye nawe ariko warebye abantu bagaragara akana uyazagusenyera reba mufite ibibazo byo kwibwa umugore wabo ashobora kumufunga kubera bamwe by'amafaranga y'ikibiri ntawe bagufungane n'umwana ungana kuriya koko papa Kevin ufite iki kibazo hose no birazwe njyanyuraho bakuvuga cyekaho umugabo aguye ndarenzaho twatse ariko agakobwa kawe ejo bundi twarahuye nshaka kugira inama karanjishura karantuka karanyandagaza ariko bimire bikuwemo hinduka ariko ubundi wabuze iki kuri uriya mugore wawe wabuze icyo kujya wirirwe kuraka ntabwo uzi imyaka bamufunga ko ubu se Kevin yazarerwa nande iriki urupfu urimo uragenda mu ruzu rwita ikiziba umwana utaruzuza imyaka wana nibagiwe n'icyo narinze kukubwira ndagira tujye inama iki icara ngo efanta ntago nge mpongwa amafanta n'amafaranga y'ifite sigara amahoro papa Kevin bibaho nimerera rwose kutazabyongera cyangwa bizongera bigira ariko bikubemo kagengende sinzi waruje kurikirwa sawa sinyibuka mbambabaye iyaba rundi ntabwo ibintu bishoboka papa Kevin ufite ibibazo mu busambanyi uri mu biki sinzi ko umutima wanjye ubutume ntabibwira mu Kevin oya ntumbere nkawa musaza dore ko nawe yanze Oui, cela est juste et vrai. Être handicapé ne signifie pas qu'on est incapable de tout. Yeah, it's true. If there is anyone with any disability, it doesn't mean that he or she hasn't an ability. Yego, kuba hari ufite ubumuga runaka ntibivuze ko ari ntacyo ashoboye. Amahirwa rwose pe ndaje ngo nkugire rwose umbabarire ndebere ko niwe nagira umpa amafaranga rwose urebe ukuntu wampa amafaranga akabona yo kwishyura mu kibeni kuko nta kundi nabigenza na Shane yari yabonye akazi nako ntikabonetse neza mbese ntiyakagiyemo kugeza ubu ntarajya mu kazi none se ubu nabikora iki ntabwo nza hwanye narahamagaye kwa nyirasenge ntabwo mubona none rero nari nanahinze ubu ndebe ko amafaranga nayabona ariko nabyo byaranze ubu rwose bimeze nabi ndakwingiza reba uko wabimfasha none ibintu birakaze mu kibina ibintu bimeze nabi reka nkubwire rero mukakigirire we harimo n'ibyo utazi uzi yuko mama Kevin buriya bamwibye n'amafaranga yo mu kibina bayamutwaye noneho rero hari ibintu utazi mama bizi nawe akaba ari mu bitaro urebe ukuntu itsinda ryacu rifite ikibazo ntabyo nari nsinebereye mu byanjye ahubwo ibintu birakaze ubu ngubu mama bizi we bamuciye n'ibihumbi 50 nawe umbwirira itsinda ryacu turakora iki turabigenza gute none ndebera nawe uti baranyambuye uti none ndebera ibibazo n'ibibazo aho nawe umbwira ibyo bintu turabigenza gute mu itsinda ryacu ibintu birakomeye no kuri mama bizi we banamuciye ibihumbi 50 kandi uko wumva uko nguko bimeze uko nguko nta na mitiweli agira ibyo byose ni ibibazo biri mu itsinda ryacu none nawe nta mafaranga ufite yo kwishyura ntarenze ko Shane nibura
wenda yaba hari ukuntu yakugenje. Nta kuntu yangobotse pe, naramutegereje yari yabonye n'akazi Kigali ngira ngo karafatika, nako ntiyigeze akajyaho, nta makuru mfite ye, naramubuza. Ahubwo ubwo ntago wantiza telefone koko nkamagara nkumva ko n'umutima unahangayitse, naba nariho simbizi. Ubu mbese n'amafaranga y'ikibine naba hari aho nyakura simbizi, ko muzangeza sinzi uko ariko. Nakumira shareka mu guhamagarira turebe harya ni yandi herwa na 20. Niyo ngiyo hamagara. Ntabwo byoroshye. Akazi pe. Ndumva naciyemo. Chama ariko ntibajya bayifata byaranyobeye. Reka turebe wenda. Ariko se undi nyirasenge we ko yamukomanye. Ntabwo nzi ibyo ari byo pe. Nidufashe ubwo bataragiriyeyo nawe ibibazo. Nuko yabaye ntabwo agira. Ntabwo ijya bajya bayifata na gato. Ko yikuraho se. Rwose byaranyobeye nanjye narumiwe. Uza twongerera? Ongeraho rimwe ureba ariko ni hahandi. Shami we. Ndamaze y'iminsi pe. Hahandi hamuka Kigeri rwose. Iracamo n'ubundi n'ahandi twarayihamagaye icamo, ariko kuyitaba nicyo kibazo. Ubu narumiwe. Mwana narategereje naramubuze, ntiyitaba nyirasenge ntiyitaba telefone, nibura ngo menye nagakuru ko ari amahoro. Ngize icyo kibina cy'abandi, ngize uyu nguyu ntazi yari. Haba yaragize ibibazo ntabyoze. Ubu ntiwamenya rero ikibazo bona. Nta kutagize pe, nta kutagize. Ntabwo binyoroheye yeweho rwose, ntibinyoroheye. Singira ihene ngo barayifata, singira umurima ngo barawugwatira, yewe nukumbamba. Byanjye pe, yeweho rwose barambamba, nta kundi nabigenza. Imana yonyine niyo ikwiriye kuturengera pe. Simfite icyo najya kuvuga imbere y'abari abantu. Siko numva nanjye nareba aho mbahungira. Ngenda kubwiye ngo bari abantu ari wowe, ari mama Kevine, bari abantu barabamira, sinzi ahantu muri bukwirwe n'ukuri. Kandi nanjye ureba. Ntabwo nzi ukuntu natunguka imbere y'itsinda, sinamenya ukuntu uzatunguka mbabwira kuko ari amafaranga, ari mama Kevine amafaranga yose barayatwara. Ari wowe ntaba nawe ngira ngo ari wari ufitemo nibura ugira amahirwe ukayabona, ko biri ko yarangiza byari byoroshye kuruta mama Kevine bateruye yose. Ibaze nawe ibyo bibazo. Mama bizi we nimba bazamuherana mu bitaro. Nawe ureba umuntu utagira mitiweli. Amafaranga yaramaze kutugezamo, yaramaze hafi kwezi atishyura. Rero nimvura imeze nabi rero kandi tugikoma twitwikira. N'umunyu udahumura. Imana. Amazina nizwe na mama ni Hirwa Rugaba. Navukanye umugabo bwo kutabona. Data yantanye na mama ngo ntiyakuba ku rugo rubyara abana batabona. Ariko ndiho kandi ndakora cyane ngo nzaba umugabo mama yifuza. Uko byaje hirya iyo nino baranzi ko ndakiziritse ku Marita ntukwe kubera biki neza ruga mana yanjye umusinzi kadurwa sita mu kabari anywa cheza indazo mu kabari zirwa ziko kandi mbona nari Arisa uri he? Arisa Shangazi wawe hari ibintu
ugende ubaganise kandi ujye utuza urumva oya ujye utuza urabona ko papa wawe yahindutse nta gisakuza urabona ko mu rugo uba ari amahoro ntubibona ko umutekano uhari genda rero usure shangazi wawe wicara utuze babwira ati mama nawe barakamara kare nenda dore mukahirwa mumperekereza umugezi aho imodoka zitegera dore mugenzi we ntawe uhari ariko ariko ntakasezere maze umugezi aho imodoka zitegera ubasuhuze kandi ufite umwanya hano mu rusisiro reka mugezeyo tugende twirege kubona ubanza nyine watana tange mu mpari kandi ntugire ikibazo da Shakare ndababaye ntukababaye Shakare ntabwo wakwiyumvisha agahinda mfite ubona ngiye ntasezeye Shani ntanamubonye n'ukuntu mukumbuye buriya nubwo mama namweretse yuko nta kibazo mfite agahinda ndumva kanyishe pe ntabwo ushobora kubyiyumvisha ni ukuri hangana ni ukuri pe wowe icyo nagusaba ni ukwihangana kuba uri inshuti y'inshuti yacu sibyo urabizi ko Shana ari inshuti yacu njyewe nahirwa none nkaba ari jye ubonye umwanya wo kuguherekeza wumva yuko na Shana hari rwose sibyo nubwo nyine atari neza ariko humura ndahamubereye ndaguherekeza rwose ntugire ikibazo kandi rega mpaye nanjye ndagukunda ariko Karera rwose none se oya uko biri kose reka ngende ahubwo binashobotse mu minsi mikeya ngiye nahita ngaruka sinzi icyo banshakira ariko icyo banshakira cyose n'ejo naza werekeze mukahigenda tugenda ndagukize wenda uzagaruka hari aho umaze kugera reka njye mukahigenda Imana aragiye ngiye guhangana na so uzagaruka umva mufite nya mu ntoki zawe reka ngende Imana rwose mukayi ntukagire ikibazo pe sibyo ntukagire ikibazo ndahari kandi wumva ufite umutima utuje n'ukuri pe happy pe ntago ntuje n'ejo nzaza ahubwo nibikunda none se washaka ukuntu natira akagari nkazaza kukureba sibyo tukazana nguhetse ariko Karera ye yego ndagukunda njyewe nta n'ikintu ntakora ku bwawe sibyo ejo bundi waramakaniye ibiki bakubeshyera bande ibiki Marita amaze kunshushura agira yuko ejo ntabwo mpaka ntabwo nakubajije kwamakanira mbwira ntabwo nakubajije kwamakanira umva icyo cy'umugani mu rusitiro njye kumva Marita amaze kumbwira arambwiye ngo ufata ku ngufu ngo nta wundi abicaho ngo ni jyewe ngo ni jyewe ubitara ngo ni jyewe ubicaho arambeshyera nzakwifasha nkondo z'iki gihe urakunda ukunda iki ukunda udakunda ari nk'imvura igwa mu ishyamba njye ntabwo uzanyinanirira
inkondo zanyu mwabakobwa muzakora ishyano kamubwire ntabwo uzanyinanira nta n'isoni ubundi se ukunda umuntu no kumufata ku ngufu kera nta n'umukobwa afata ku ngufu ubundi yafataga abagabo nta mukobwa ufata ku ngufu nta gusana urirukanka umubera uretse roshi kutazananira se wowe ntabwo uzananira hirwa ugeze ku rwego rushimishije bwana sinabona ukuntu mbikubwira umva ngeze mu yindi ntera ngewe hasi kuki ubutagaza hasi no ni ukuri kw'Imana ngeze mu yindi ntera ngewe hasi kuki utambaza ko nawe rero bundi se buretse none se unyweye icyuya cy'ingagi ubwira no burya warase umva nyine mbanza nkubwire usanze rega hari aho nigiri none se ubundi kuki utari wambwiye se ngo karenze tujyana ariko banza none se nyine banza mbaza ati byagenze bite tuzi byagenze bite si cyo kintu ushaka byagenze bite reba wawe uzi yuko mvuye guherekeza Mukahirwa agiye kwa nyirasenge muri ibyo igiteye ibyo byose waje washyushye ni iki gishyuhije kiri umva nkubwira wa mugabo bitewe n'ikiganiro tugiranye mu gihe twari turi mu nzira tugenda karera tansiyo karera uramenya utabushaka guca shani inyuma oya se byo guca inyuma bije gute ikiganiro mwagiranye nyabaki hagituma uza wasaze se kubizi sibyo urabizi ko ntamenyereye ko ngendana n'abakobwa muri runo rusisiro sibyo urabizi yuko duhora twibereye mu bintu byo guhinga twibereye pfiyo ngiyo rero gutambukana n'umukobwa wari wambaye kuriya ariko buretse ngo uvuye guherekeza Mukahirwa umuherekeza hese kwa nyirasenge hehe kwa nyirasenge izaza ampaye agiye kwa nyirasenge agiye izaza asugu ibyo ni ibiki bitumye Mukahirwa se agera igitaraganya nose ntazaherekeza shani oya bitewe n'impamvu agiye kwa nyirasenge nose kagiye byihuta ntabwo babizi ibintu bikureba mukani n'iby'umuryango ariko agiye kwa ariko ibyo bizi nose yarayobewe ko shani azaza vuba akamuherekeza akajya i Kigali ibyo bazatumanaho bongere baze bahurire inama urumva yava izaza shani iyo yagiye akaza kubwira wa mugabo we eva turaganiriyeho iminota mikeya mpita mvuga ati burya nanjye uzi ko mba ndi kwigira indangare ariko kare ntabwo sinzi wenda ibyo mwaganiriye ariko uramenya utazakora ikosa nk'iryo ndi kumva reka nizere ko ndi kubyo ariko none se urabizi ko shana atari ina sibyo nyine ntabwo urabizi yuko nawe uba uhugiye mu tuntu twinshi niba njyewe umunsi nta kintu narindi gukora yego kumuherekeza nta kibazo ariko nyine ko nta bindi rwose ubwo urumva ntabwo bazabonana se bazongera ubwo shana aje agahita ajya i Kigali ntibazongera kubonana ntabwo nyine gusa nahamusigarira da none se nkubeshye nahamusigarira hano mubishe ntari bida ibyo nkubwira rwose ntari okay ndakumvisha ngo ndabizi umugani wa wundi ahasanga ugira amagambo nka wa muntu wabikubwiye ngo ugira amagambo nta kintu ngutumye none se nkubwiye yuko tuvugiye mvuye guherekeza yego nyine ahubwo reka tugende
igenda ry'uwo mukobwa kugenda igitaraganya kwa Shani niyo yatinda yo, shani yaguha nta kibazo. Gusa nyine nta kibazo dufite. Ko bite se muko ugira uzahereza heda ninde ubwira agira umuntu wowe Marita wowe Marita ko bana yajya kumiro n'imvunja subwiyo wihandagaje ukavuga ko Marita agira umunwa mba nasoro ufite ugira umunwa ko wakurenze iyo ubona wifata ukanteranya kuri mama nyoko se namuguteranyije wo ngukira byo wamunteranyijeho se ntubizi ere gutuma mpondagu ntacyo nabaye muko kuki niko se muko ibyo nyoko yankoreye wowe urabizi waba ubizi kugira umbwire uko nguko ibiki se ubona nyoko yihandagaza akazindurwa no kuza gutuka Marita nta soni none wewe nguri kumbwira ngo nyoko yagututse kubera umunwa wawe umva muko utankora mu bwonko nje nagusatura we kabari gusa kanywa inzoga gasinda umukobwa gusa w'umwari nkongo gusa umva nimba nirirwa mu kabari mba ndi kunywera yanjye ntayawe arimo ikindi njyewe kugira mere nkawe wirirwa ufata abantu ku ngufu ufata umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ku ngufu nawe inzoga we urumva nta kimwe icyo kigage nkasinda nkata nta n'uwamvuga ariko se wowe umudugudu wose ni wowe warangiza ukirirwa unyikoreye ese mu kabari ngaho ugenda ucezana n'abasore n'abagabo abo ubonye bose aho kugira ngo nanjye nywe inzoga ese ubundi ari uri kubwira uramuzi uransobanukiwe neza uzububwira ko naguteje nyoko nubwo mama yankubise ariko sinapfuye suri kumbona sindiho ubundi umuntu w'umukobwa agira umunwa akagera ahagera havuga akavuga n'ibitamureba ubundi byarakurebaga nta n'isoni kuntu gusa wari mwiza dore kunywa inzoga se n'ubwiza bihuriye he ubwiza bwararangiye se nta soni kantu gafata abantu ku ngufu gusa njyewe nta nakaniga gashatse kwirirwa kanambwira nabi hagarare kere kagenda kakangwaho kazagwe ku bandi dore uko kareba njye nakaniga burya nkiciraho nkigendera inzoga zikagushiramo nje kukureba ufite cyane neza neza ubibona uri wenyine cyangwa se ntabwo uzi si byambayeho ariko uziko nakumbuye wenyine hano namenye mba niruka nigaragura ahangaha nta mukiriya ntaki gatomboye ndatomboye abantu bari mu bungubu Aneti garukira aho ngaho Aneti yo garukira wa mukobwa atagira umuntu ugusangamo aho ngaho garuki Aneti wambaye uri kuvuma aho ngaho babarira baruso arasubo esibo nk'ubwo mama Kevin yinjiyemo hanga ndagukumbuye